nagezeho no ku rwego noneho mbicaza nkababwira ngo abahungu ni beza utangira kubagira inama y'ukuntu bazabyitwaramo. abahungu ni beza, ntabwo muzaba mu gihugu kitarimo abahungu, muziga mu ishuri ririmo abahungu, ariko muzirinde muzagira aho mugarukira. Oya Imana nayo waruzuye umwuka, ibintu waririmbaga biri ubyina wumva kabisa ibintu donc dutandukanye kuririmbira umuziki, yego, ariko dutandukanye no kuririmba turamye iyo tuvuze. Yego. Umuntu ufite Imana nk'ubuzima aririmba ibyo yumva. Ruratangaje rero kugira ngo ntidufite gutinya habe na gato, ariko kantu gatoya ikiro kibirayi cyagera ku gihumbi tukarira turashize. Ubwo ba wibagiye wa wundi, hanyuma umwana w'Imana n'umuntu w'Imana itandukaniro rirabahe. Nari hari mwese mubaye bamwe, twese tuba tubaye bamwe mu buzima bugoye cyangwa bwiza bunduhije, ariko abana banye nzabarera n'ukuri mbabeho. Nta muntu ubikugiriyemo inama, nta muntu ntawe ahubwo inama nakiraga zari zimpuhura, zari zinsubiza mu rwobo. Inzoga ni mbi gute se ari ngo niyo mpamvu bigoye uyu munsi, reka mvuge iki kintu. Niyo mpamvu igihe uri umupapa mukuru, uri umugore mukuru udafite uburere, biragoye kugira ngo abo wabyaye bazagira uburere. Kereka gusa uzagira uburere kubw'Imana yamushyigikiye, akimenyera ubwenge, akavuga ati ngewe sinitaye kuri mama, sinitaye kuri papa, reka ngewe mbe ngewe. Uburere tubivuge clear, ntago wararezwe. Uburere bugira amagambo bukubwira kumenyera kuvugira mu ruhame nayo utavugira mu ruhame. Yego. None se ko tutagenda tuvuge ngo umwanda twajyanye muri tuwarute ngo tuvuge kucya, ngo tuvuge ngo witwa gucya. Oya ntago bishoboka. Kuki tutabivuga? Ariko udafite uburere urumva arabihuraguye. Ateye ngo naba bantu mukubura uburere. Cya kibazo nyine cyo kubura ntibarezwe. Arinza abo umuntu mukuru arabyaye, ariko yabaye umuntu mukuru arabyara yitwa umubyeyi ariko utaragize uburere. Kuko biragoye, birababaje kugira ngo buri umugabo ujye kuri social media ngo umugore wanjye ndabanaga nawe ngo yari urutare. Yesu ashimwe cyane. Inshuti zacu, inshuti za Mumuriza TV, turabakiriye mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya wacu tubwirana ibyururutse umutima, bidukomeza mu rugendo. Waba uri mu ntambara zimeze gute, waba uri mu byago cyangwa se agahinda, tuje kukubwira ngo komera, humura. Yesu nashimwe cyane, kandi tubifuriza ibihe byiza. Turi mu bihe bya Noheli n'ubunani. Rero turababwira ngo nimukomere kandi mukomeze kuryoherwa n'ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Rero uyu munsi ntabwo ari umunsi usanzwe nk'uko musanzwe mudukurikirana. Tubafitiye umutumirwa. Uyu mutumirwa ndabizi ko muri buryoherwe, ndabizi ko mumukunda muri benshi, mumukurikirana. Tugiye kuganira nawe. Reka mbere yuko tugira icyo dukora wenda ngo tujye kure mvuga amagambo menshi, ne kubisha amatsiko, ahubwo nawe abibwire. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, ariko hari n'indamukanya abanyarwanda bakunda kugira akavuga ngo amashyo. Baravuga ngo amashongore. Irabana. Yego. Umugabo. Yego. Harya siko bavuga byose bari iki? Ndamushimye cyangwa ndamufite. Uwiteka duhire. Twese hamwe. Aduhimigisha. Turimo dutangira dusuhuza abantu bamenyereye, abantu bavuga salamu alaikum, Yesu ashimwe, Yesu akuzwe. Ariko ni nabyiza ko ni wacu uvuze ngo amashongore, uvuze ngo gira abana, nabyo ni byiza. Nitwa Daniel Savanson cyangwa se Daniel Niringiyimana. Ndi umugabo wubatse. Amen. Ako kantu wongeyeho ni keza cyane. Ni keza pe. Umugabo wubatse ufite umugore n'abana. Amen. Imana ishimwe cyane. Inshuti zacu rero, mbere yuko dutangira mwumvise Daniel yabibwiye, ndabizi ko mumukurikira muri benshi, ndabizi ko mukunda ibiganiro bye. Rero uyu mwanya twagira ubuntu kumubona kugira ngo aze tuganire. Icyo tuganiraho ndakibabwira mu kanya. Reka tubanze dusenge, kuko ishingiro ryacu ryo dukora byose ni ku masengesho, ariko namwe nzi neza ko ariko mubigenza. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje kuko uri Imana yacu. Ni wowe shingiro ryacu, ni wowe nkomezi zacu, ni wowe fatiro rwacu, ni wowe tangiriro ukaba n'iherezo. Tugushimiye ibihe byatambutse kwabanye natwe, turagushimiye ko arinze ubugingo bwacu. Tugushimiye Mwami ku bwa Daniel, waramurinze, wamugiriye neza,
adufitiye ubuhamya iby'ibyo wamukoreye byinshi kandi byiza. Rero mwami sinshidikanya ko tugiye gufashwa turi benshi, nanjye turi kumwe ntabwo njya menyera ubuhamya bw'ibyo wakoze. Reka rero uko ndubwumve ndimo gufashwa, ndimo kugirirwa neza, reka n'abadukurikira hirya no hino nabo bafashwe, ari uwo byayobeye, ari uwumva agiye kubivamo, ari uwumva yabuze aho yerekeza, reka akomezwe n'ubu buhamya bw'umukozi wawe. Tuguhaye icyubahiro kumva gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu, amen, amen. Uvuzemo akantu ngo urasenze, uvugamo ijambo rivuga ngo ni wowe shingiro. Mpita nibuka ubundi gusenga abantu bazi ko ari ugusaba. Yego. In general abantu benshi bazi ko gusenga ari ugusaba mani impaye ariko oya ntabwo ari iyo dusenga ni ukuganira kenshi ni ubusabane tugerana n'Imana. Bavuze ngo ni wowe shingiro, unyibutse muri ibyo bavuze ngo kuko ari wowe shingiro ryo kubaho kwanjye, ibyo ntunze n'ibyawe, nanjye ubwanjye nduwawe, nta buriki se ngufite mwami ko umpagije. Hashimwe Kristo ko ari we shingiro. Amen, amen, amen. Kandi ko karaduhagije Daniel. Burya kubiringira Kristo, iyo umwiringiye wese ni ukuri aba ari ishingiro rya byose, niwe rufatiro rw'ibintu byose, kandi nta gihemu nta n'igihombo, ntajya ahemuka. Uzi ko umuntu ashobora guhemuka, uzi ko inshuti zijya zidusiga, uzi ko abavandimwe bajya babikora, ndetse n'uwo mwashakanye akabikora, ariko dufite ubudahinduka. Haleluya. Aravuze ngo ahari so na nyoko bagusiga, ako kantu ntukazi, ngo ariko jyewe Uwiteka sinzigera ngusiga. Rero niwe shingiro rya byose. Iyo tumwiringiye rero muri ubwo buryo, ukamwegurira ibyawo byose, ariko Daniel ngira ngo hari ikintu kibura, ni ukumwegurira ibintu byose. Ngira ngo iyo twakiriye agace, cyangwa iyo tuvuze ngo nakiriye Kristo nk'umucunguzi mu buzima bwanjye, cyangwa se ukumva mbese uramwiyeguriye, ngira ngo ikintu kibura natekereje ni ukumwiyegurira wese, nkamuha bimwe ibindi nkabimwima, nkamuhereza kuba yagera ku buzima bwanjye, ariko ubw'abana banjye oya, cyangwa avuga ngo Mana kora ku mugabo wanjye, nkajya mvuga ngo nakora uko twashakanye, ariko njyewe sinipointingeho. Icyo rero ntabwo aba bayishingira. Ikibazo kimwe abantu duhura nacyo, cyangwa bagenzi bacu bamwe na bamwe, cyangwa mu gihe kera twahoze, dufata Imana nk'ikintu. Dufata Imana nk'ikintu, tugafata Imana nk'umuntu. Yego. Kuko ikintu n'umuntu ni ibintu bitandukanye. Yego. Ariko Imana ni ubuzima. Ni ubuzima. Right. Nufata rero Imana nk'ubuzima, ibyawe byose bikaba ubuzima bwayo, nta kuntu itabishingiro. Ariko nufata Imana nk'ikintu, rimwe uzayishaka uyibure. Uzayibura. Kuko ibintu bijya bigenda. Kuko ibintu biragenda. Nufata Imana nk'umuntu, yego, uzabona ko yagukosereje, uzanamushaka umubure. Yego. Ariko nufata Imana nk'ubuzima, ukamenya ko iri muri wowe, yicarana nawe, igendera muri wowe, ituranye na, donc muri kumwe. Niba bavuga ngo irakwegere nk'urusha umwambire wa mbere, ntabwo ari byo. Umwenda se ko ari ikintu, umwenda ni ikintu wambure kiracika. Ni ubuzima, donc ni amaraso. Yaravuze ngo ndi Imana igendera muri mwe, ituye muri mwe, ikorera mwe. Ndi uwawe nawe ni uwanjye. None kuvuga ngo rero dukwiye kwimura ibitekerezo, tukamenya Imana ko ari ubuzima dufite. Niyo umuntu amaze kumenya ko Imana ari ubuzima, n'intekerezo ze zuzura ubumana. Cyane. Niyo mpamvu uzasanga bigoranye kugira ngo umuntu ahamye Imana adafite, kuko no mu ntekerezo ntirimo. Reka nkubwire umuntu, rimwe uzasanga nta bitekerezo byuzuye ubumana afite. Igihe cyose umuntu udafite Imana nk'ubuzima, ibiciro birarurira ati turapfuye, turashize. Isansi ya buri azamuka ati turajya he, ndatega moto noneho. Amashuri ya school fees zakonga ati abana bariga bati, abana ntabwo bari bujye ku ishuri. Hinzare ntabwo umuntu ufite ubumana nk'Umwana nk'ubuzima akangwa n'ibiciro. Yiganyira. No, kandi data abigena byose uko bingana ari hejuru yabyo. Haleluya. Byazamuka bitazamuka, umwana w'Imana ahora afitanye ubudahangarwa n'Imana ye. Ararya. Amen. Isansi yagera ku 3,000 abantu imodoka bazazitwara. Cyane. Mu mashuri yakurira abantu bazagenda. Twebwe twigaga shuri muri primaire, amashuri ari
hari amafaranga 300 igihembwe. ariko ngo wasanga n'icyo gihe nabwo abantu nabwo barariraga barariraga. None ni ukuvuga ko uyu munsi segonderi niba icyo gihe warajyaga ibihumbi 30 yari umwaka wiga uba mu kigo. Ariko uyu munsi ntabwo bikunda. None se abantu ntibiga, baraniga cyane. bariga Nujya mu bihe by'abakera by'abakuru bacu bashiki bacu baturuta mu myaka yashize za 75 n'umunani, wasangaga umukobwa bakoye ibihumbi 50 bavuga bati waba uriya musaza barakosha bagakabya ntimujyeyo. haleluya. Rero abantu dutunga Imana nk'ubuzima kuruta kwitunga nk'ikindi kintu. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha Daniel. Ni ukuri gutunga Imana nk'ubuzima bwawe bituma ugenda nta bwoba. Burya hari ibintu birimo bitwica cyane muri iki gihe, ni ubwoba bw'ejo hazaza, ni ubw'ejo bwa mu gitondo. Ukabona rero none ejo niba nzabona uko ndya, none ejo abanyeshuri sinzi ko bazajya ku ishuri, ese noneho ko bagiye kwirukana mu kigo, ejo njyewe nzasigara, ubwo bwoba. Ariko iyo utunze uwo mwami mu buzima bwawe, uba uzi ko n'ejo muzaba muri kumwe. Akaga ni ukuririmba ibintu tutaviva. Iyo uvuze ngo ntidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri yo, hanyuma ejo byahinduka haba mu byago no mu makuba biturindisha hagira akantu gato oya Imana nayo waruzuye umwuka, ibintu waririmbaga biri ubyina wumva kabisa ibintu dutandukanye kuririmbira umuziki. Yego. Ako dutandukanye no kuririmba turamye iyo tuvuze. Yego. Umuntu ufite Imana nk'ubuzima aririmba ibyo yu. Ruratangaje rero kugira ngo ntidufite gutinya habe na gato. Ariko akantu gatoya ikiro kibirayi cyagera ku gihumbi tukarira. Turashize. Ubwo bawe bagiye wa wundi. Hanyuma umwana w'Imana n'umuntu w'Imana itandukaniro ribahe. Narihari. Mwese mubaye bamwe. Twese tuba tubaye bamwe. Aho rero niho hari ikibazo dukwiye kumenya ngo Imana n'ubuzima. Yego. Imana n'ubuzima. Yesu aguha umugisha cyane. Rero uyu munsi umutumirwa wacu nk'uko mwabyumvise Daniel, ndabizi ko mumukunda muri benshi. Hanyuma uyu munsi rero twifuje ko tuganira kuri topic iri butufateho twese, yaba ari umugabo, yaba ari umugore, yaba ari umwana, aho uri hose. Ubwo nimvuga abana simvuga uruhinja, ndavuga abantu bakuzeho bamaze gutekereza mbese ko hari ikintu nabo bakwigezaho. Daniel, tumaze igihe kitari kinini cyane tumenyanye, ariko nakubonyeho ubumana, nakubonyeho gukunda Imana mu bihe bikomeye no mu bihe byoroheje. Maze gukurikira ubuhamya bwawe, maze kumva tuganiriye, nifuje yuko tuganira kuri iyi ngingo. Mu buzima busanzwe abantu bazi yuko umugabo n'umugore barashakana bakabyara, yego, cyangwa se nibabyara bagategereza igihe Imana izacira inzira, cyangwa nyine Imana ikababwira iti nimurere abo mbahaye. Imana ikora uko ishaka, nta n'uwayibaza ngo ese Mana kubera iki njyewe utamaye. Ibyo nyine umuntu arabibaza kubera mu gahinda barimo, ariko urategereza Imana ikagira ite igaca inzira. Hanyuma rero nk'umugabo n'umugore bamaze kubyara, habaho ikibazo kivuga ngo ese ninde urera, ninde ugiye kurera, ninde ukurikirana aba bana, ninde wita kuri aba bana umunsi ku wundi. Noneho bikageza n'igihe habamo amakimbirane menshi. Mu gihe cyatambutse hari undi mukozi w'Imana twabiganiriyeho, ariko abantu bakomeza kumbaza ibibazo byinshi, bituma rero ntekereza ngo nzashaka uwo nzi waciye muri ubwo buzima ari we Daniel, kugira ngo tuganire numve ese wowe wabyifashe muti. Hajya habaho ibyago umugabo n'umugore bagashakana ariko ntibabane iteka ryose, bagatandukana bitewe n'impamvu zitandukanye mu bwumvikane. Umwe agahaguruka akagenda, umugabo akagenda cyangwa se umugore akagenda. Ariko mu busanzwe tuzimenyereye yuko hagenda umugabo agata urugo akagenda, so noneho umugore agasigara ahangayika n'abana wenyine, ariko agakubitika kakundi pe kugera aho yumva yifuza. Hariho twiyekorana avuga ati nageze ahantu nifuza yuko napfa kugira ngo ne kubona abana bandijije imbere, babuze icyo barya, babuze icyo kwambara, babuze. Ariko hamwe no kwiringira Imana, igihe Imana igenda imuzamura, ubu ni umugore utashobora kumenya kwigira guca no muri ibyo. Munahuye wamubaza utese umugabo araho kandi ntaho afite. Rero ibyo muri rusange abantu bamenyereye yuko umugabo ari uturugo, ariko twasanze yuko hari n'igihe n'abagore bata ingo zabo, akagenda wamubaza se kubera iki wataye mu rugo rwawe, akavuga ati nasanze tudahuje, naribeshye, nk'uko n'abagabo babivuga. Hanyuma ariko iyo umugabo agiye, umugore arihangana. Tubaziho kwihangana, ntabwo mbivuga kubera ko ndi umugore, ndabivuga kubera ko muri rusange njya nganira n'abamama, kuko
ngira umutwaro w'ingo pe nyiri na muto nyiri n'umukobwa ngira umutwaro w'ingo kurikirana umugabo n'umugore kera najyaga njya gukora counseling ku mugabo n'umugore kandi ndi umukobwa ariko nkumva barandemereye cyane ariko ntibyambujije gushaka nubwo nahoraga n'ibikomere bimeze bityo ariko numvaga nifuza kuzubaka urugo rwiza kandi koko kubera hari abandi naboneragaho urugero rwiza numva ndifuza kugira ikirenge mu cyabo noneho nsubiye kuri topic y'uyu munsi ese birashoboka ko umugore waramutse amusize muri kwa kutumvikana kwabo bananiwe kumvikana abantu bagerageje kubahuza biranze baratandukanye umwe aragiye undi arasigaye noneho umugabo agasigara mu rugo wenyine n'ababana kandi abana bakeneranye na burya cyane cyane pe kuko umwana arakuba ati mama niba mama yari ahari ariko noneho ugasanga usigaye mu rugo wenyine uri umugabo ibintu byose birakureba burya abagabo kenshi barafashwa niyo mpamvu Imana yatwise abafasha urataha ugasanga umugore araho akakwakira akakubwira amagambo meza aguhumuriza akubwira tuza nubwo biriya bitagenze neza ariko twizere Imana bizakunda kandi koko pe bigakunda ejo ukongera ukabyuka ugasubira muri ka kazi bagukubitiyemo ariko ukongera ugasubire kubera iki wabwiwe neza amagambo yururutse umutima Yesu nashimwe cyane hanyuma iyo usanze igitondo kimwe uri wenyine muri urwo rugo kandi utari busige abo bana ese ubigenza uti ese mugabo nawe urahaguruka ukabasiga cyangwa urihangana ese to what extent wawe kwihangana bingana iki hanze hano Daniel abantu bazi ko abagabo batazi kwihangana izo si inshingano zabo abantu iyo bazi ko inshingano ari iz'abagore n'abakobwa ariko iyo bije ku mugabo bazi ko umugabo ari abantu bahora birukanka bakora ibintu bikomeye kubaka gushaka ubuzima ariko ntabwo bazi ko ari abantu bicara mu rugo akamenya kuhagira wa mwana akamenya ko umwana avuye ku ishuri akamenya ati wize ute katurebe devoir mbese agaca bugufi ubundi tuzizo ko ari indangagaciro z'abamama ariko noneho hari igihe biba umugabo agasanga ahuye n'icyo kibazo maze kumenya rero ko hari ikibazo wahuye nacyo nifuje yuko tuganira umbwire eske birashoboka koko birashoboka ko umugabo yakwicara agasigarana abana akabarera atabakoreyeho ingeso mbi mu rugo aho ajya abona wenda yinjiza udukobwa asohokana n'abagore agira atya cyangwa ngo ababwire nabi abica nabi cyangwa abana baterura abatware kwa bene kubera ko atabishoboye noneho bikamuhereza access kuba yakora n'ibindi bitari byiza eske iyo bigenze bityo mwawe waciye muri urwo rugamba ese urwo rugamba warurwanya gute navuze amagambo menshi ariko kuko urimo kubyumva muri wowe kuko ndimo kukuvugira ibintu wambwiye imyaka irenga 10 uri muri 15 uri muri icyo kigeragezo ntabwo byoroshye ubundi abamama barabishobora ndetse bo bakabaho burundu atiriwe yongeye gushaka wambwiye ko ufite abana 3 abana 3 kuba bafite uri umumama aravuga ati nta n'impamvu yo gushaka ariko kuba waragerageje ukihangana ukarera aba bana muri iyo myaka 15 utabashakiyeho undi umugore utabirukanye bataraye ubusa batabuze amashuri ese ko wabishobojwe n'iki muhaye ikaze urakoze cyane bakundwa bampumuriza nanjye ubutaha nzakubaza ngo kubera iki icyo nawe wise mpumuriza yego ariko reka tujye ku nsanganyamatsiko no guhumuriza bene aba bantu ariko reka tuze duhumuriza aba bantu iyi mitima yabaye gucya cyangwa iri muri ibi ishobora kuba ari imitima ikivirirana yego ikivirirana byabaye mu gitondo cyangwa bihashize umwaka cyangwa hashize amezi cyangwa no mu munota ariko reka tubasangize aya magambo iki kiganiro ndagikunze cyane kuko gifite topic nzima mbajije ibintu byiza isi ikeneye isi ikeneye biranishimishe ko ari byo tugiye kuvugaho ni ukubaka umuryango kandi umuryango ni igihugu umuryango ni itorero umuryango udahari ibyo bintu ntibibaho kurera uburere ni ikintu gikomeye umuntu ashobora kwandikaho igitabo amapaje 100 ni ukuri kurera birenze kugaburira abana kubuzuriza stoke bana bakamenya ko babonye amabreba n'amafiriti n'inyama n'amafi bihora muri frigo bihari kurera birenze ibyo nukuri kurera birenze gutera inda yego kenshi ko nk'abagabo benshi batera inda ari umunezero kenshi baba bari mu munezero ndikajyamo kuko hari nizo abagabo bamwe na bamwe bagenzi bacu bihakana kandi zagiye hari nizo tubona ku bantu batujuje ubuzima zahavukiye ntabwo hambwira rero ngo ni ukubyara kuko ari ikintu gikomeye gutera inda k'umugabo bikomereyo
basanze afite ikibazo cyo kutabyara kwa muganga. Kurera rero bitandukanye no kwigisha umwana ngo umushyire mu ishuri wumve ko yize ishuri mwiza. Ushobora kumwigisha mu ishuri ryiza tuze hano mu Rwanda cyangwa no ku isi, ariko nta burere afite. Yego, birashoboka se. Ushobora kugaburira umwana akarya akajya no mu ishuri akiga, yewe ukabona afite n'igikuriro, ariko nta burere afite. Ari nayo mpamvu uyu munsi uzasanga hari abagabo b'ibikwerere n'abagore b'amajigije badafite uburere. Niyo mpamvu mwihangana abantu bankurikiye kuri Mpumuriza TV, mvuga ibintu bikomeye abantu bashobora kumva ariko birimo kuri kweli. Bene uwo muntu none se ntiyaguze imyaka 45, 50, umugore akagira imyaka 35 akabyara, kandi yagatwara imodoka, kandi akagira n'amafaranga, akitwa poso, akitwa bishop, ariko akagera muri icyo gihe nta burere afite. None se niyaryaga? Yaranize. Yanavukiye n'ahantu anatwara n'imodoka, afite n'ayo mafaranga, kubera ko ise yitwa ngo akuze nta burere afite. Ukumva aratukana, ukumva mu bintu bye byose nta burere burimo, kire haba mu mivugire, haba muri sosiyete, nta burere. Ijambo rero bita uburere ni ijambo, ni inshinga ikomeye. Kurera ni ikintu umuntu yavugaho uyu munsi akakivugaho. Reka wenda ntange urugero kuri ngewe kuko ari ngewe wifashishije. Mu by'ukuri koko ntago byoroshye kugira ngo ubone umugabo ushobora kumara imyaka 15 agifubitsa abana be bato. Uvuze ijambo ryiza Daniel. Agifubitsa abana. Muri uko gufubika harimo ibintu byinshi. Nuzi se gufubika umuntu, ushobora no gufubika umuntu akantu gatoya imbeho ikamwica. Ariko ugomba gufubika umuntu ukamenya ko wamufubitse, ukamurinda icyokere, no kumufubika ntibihagije, unamenya ko harimo n'akayaga kugira ngo umwana adatranspiringa, atagira transpiration indende, bitewe n'ibyo wamwambitse wanamufubitse byinshi. Ukajya ujya no guteraho n'akajisho, wa mwana nafubitse, wa mwana nafubitse se ntabwo akangutse, ntabwo ari buhirime se, ntabwo ari bugwa ku gitanda se, utamushyize ku gitanda yamushyize ahantu se ntabwo ari bwigaragure. Kurera hari n'ibintu byinshi. Noneho nkanjye nifashishije ibintu bibiri bikomeye. Ntabwo ari ukuba umukirisitu. Abantu baravuga bati none se ibyo bintu ko numva bitangaje, ngaho bitubwire twumve. Kuko hanze hari abakirisitu benshi batashoboye kurera. Hari n'abakirisitu benshi badafite uburere. Hari n'abapasiteri waburiraho uburere. Hari apostle waburiraho uburere. Ariko ukabona umuntu utazi Imana, utanayisenga, ufite uburere. Umugore wiyubashye ufite uburere, umugabo wiyubashye ufite uburere. None se ubwo n'ubukirisitu bwawe umuhaye? Mbere yuko twitwa abakirisitu, mbere yuko tugira amazina, amatitles, tugomba kugira uburere. Ntabwo twavutse turi abakirisitu, ntabwo twavutse dukijijwe, ariko twavutse dusanga indangagaciro za kirazira no kwiyubaha no kwiha agaciro. Umwana wa mbere uzabyara, mama ne, ntabwo umubwira kuba umukirisitu, ahubwo umutoza kubaha. Uko nukuri cyane. Niyo mpamvu rero kubaha no kurera bibanziriza kuba umukirisitu. Kuko uyu muntu ufite uburere bwiza, ufite imico myiza, ufite ingeso nziza, ntabwo akijijwe, ntabwo atunze ubuzima bwa kirisitu. Ariko iyo akijijwe aba umukirisitu mwiza, kuko n'ubundi afite indangagaciro nzima. Aho ndabyemera. Ibintu rero nge byamfashije ibi bintu ni ibintu bibiri. Ni amahame yanjye nafashe, ndavuga ngo ngiye gukora ikintu gikomeye, ariko nzigereho. Ndashaka kuzarira abana banjye, ndavuga niha amahame, ndangije niha intego. Ni ibintu bibiri. Intego n'amahame. Hano muri intego n'amahame habamo no kwiyima. Kwiyima no kwigomwa ni ibintu bijyana. Donc ushobora kuba ufite uburyo wiha ikintu, ariko ukakiyima bitewe n'icyo ushaka kugeraho. Niho ya ntego niyo y'amahame. Ntabwo nabanje kujya gusenga ngo Mana ndere aba bana cyangwa bagumane, nzabigenza. Ahubwo ngewe naricaye ubwanjye, ndavuga ngo nzabigenza gutya, ndashaka gukora iki. Ndavuga ngo kuko umwana mukuru yari afite imyaka 4, undi afite 2, undi yari afite igihe kijya kugera ku mwaka kitaruzura. Ndavuga ngo nzongera gutekereza kwiremariye ari uko mbona umwana wanjye muto yageze senior 4,
ni ibyemezo bitoroshye, ni ibyemezo bikomeye. niko nahise mbitekereza, niko nabivuze. kandi mu buzima bugoye cyangwa bwiza bunduhije, ariko abana banjye nzabarera mbabeho, nta muntu ubikugiriyemo inama, nta muntu muvugana. ntawe ahubwo inama nakiraga zari izimpuhura, zari izinsubiza mu rwobo, kuko nakira nyuma y'umwaka umwe nakira inama ngo nshake. Yego, n'uwo mwana umuntu akaza akakubwira ati rero uracyari mutoya Dani, uracyari mutoya kugira ngo utazasambana, shaka umugore. Abagabo bose basambana, abagore basambana ntago baba bafite, none so batandukanye. Ntabwo ari cyo gisubizo. Urumva umuntu akaza, umuhanuzi akaza ati riti kasha yaraba, Uwiteka arambwiye ngo rwose itariki niyi, umwaka n'uyu urongora. Ayinya umukobwa w'inzobe muremure. Iyo nishinga ubuhanuzi nkishinga inama z'ababishopu n'abo mu miryango, bavugaga bati kugira ngo ugire imbaraga zikomeye n'ukongera ukagira umugore. Iyo mbikora nka nyuma y'umwaka umwe cyangwa ibiri nkashaka, abana banjye baba barapfuye. Ntago bari kuhabona gace. Umva bari babuze urukundo rwa mama, noneho basigaranye urukundo bagomba kubona kuri papa. Noneho urumva iyo mpita njya kurongora, se nabwirwaga n'iki ko umugore ngiye kuzana ari bwemera abo bana? Ese nabwirwaga n'iki ko umugore ngiye kuzana abana bo bari bumwemere? Yego, tujye tuvuge impande zombi. Icyo ni ikindi, nacyo nicyo. Hari igihe wamuzana ari umugwaneza, ariko abana bakabashaka, abana bakamwanga, bakaguteranya nabo, ukabura noneho aho ugana, ukabura ibyuma n'intama. No kuvuga ngo igihe cyose ubwenge, amarangamutima asumbye ubwenge, ukora amakosa menshi. Yego. Aha hantu habayemo ubwenge bwinshi cyane kugira ngo manze ndebe igikenewe. Ariko naravuze ngo byibuze uyu munsi umwana wanjye mukuru afite imyaka 20, umukurikira afite 18, umuto afite 15. Yahataba covid abari senior 5 abari senior 3. Urumva intego yanjye yari yihaye ku itariki 2 z'ukwezi uyu umwaka kwa 12 2023 nibwo narongoye, nibwo nongeye kugira urugo. Imwana urumva ko intego narihaye narigezeho. Uyu munsi abana ntabwo ushobora kubazana. Umuhungu wanjye w'imfura aransumba, kumureba ndeba guke. Yego, wamuhera he ngo ujya kumukubita inkonje nk'uwo? Ntabwo byakunda kuvuga ngo urapfa gufata umwana nk'uwo umuhe umwimye ibiryo, afite uburenganzira bwo kujya kubiteka. Aha turi mu burere, yarakuze. Aha turi mu burere, ubu ntakigwa mu ziko, siko babivuga. Turi mu burere. Uyu mwana nahaye uburere nkamutoza kubaha. Ugeze mu rugo iwanjye n'uyu bareba abana bongeye ubona ko barezwe. Amen. Ubona ko bafite guca bugufi, ubona ko bazi kubaha. Ntago ari wa muntu waza ngo aragushamaguza, araza gusimbukira, araza agira gute. Oya, ubona ko araza afata ikintu urimo kurya nawe agasoma. Oya, urabona ko ari umwana ufite ubura, ahubwo ugera mu rugo akavuga twakire, dufite ibi twakire, turakwakiriza iki? Ntago wagenda udafunguye. Dadi dufite tubonye umushyitsi, suraza ryari ko hano haje umushyitsi. Kuvuga ngo nibwabure nabahaye mu myaka 3, wibuke ko igiti kigororwa kikiri gitari ku munyarwanda yavuze. Yego, cyane. Urumva niba ibyo kubana n'abana rero batoya, nkatangira kubigisha, nkatangira kubabwira no kuba batarambonyeho izo ngeso, no kuba ntarababyariyeho abandi bana. Yego. Kuba ntarababyariyeho abandi bana ni ikindi kintu gituma abana bishima, bakavuga bati ibyo ari byose dufite papa. Uyu munsi biragoye kugira ngo unteranye n'abana. Ntabwo bishoboka. Nanjye ndabyumva cyane. Biragoye kugira ngo uze ngo usopanye. Ntabwo byakunda. Ahubwo bashobora kukureba mu mutwe bakakwita umusazi, bakakubona nk'udafite ubwenge. Kubera ko niba bashobora kubona n'abaranye nabo, njya no kurongora nabasubye uburenganzira. Nukuri? Yes. Ahubwo nibo banatangiye. Ndibuka ko umuhungu wa mbere yambwiye ati dadi ndashaka kuganira nawe. Hari afite 23. Afite 20. Ati twicare dadi. Hafite nk'imyaka nka 18 yarambwiye ati ndashaka ko twicarana, ndagushaka. Ndavuga unshakira iki? Yarambwiye ati rero aho tugeze turakuze. Twarakuze, nta mwana ukigwa mu ziko. Ibyo wakoze turabireba, ariko turimo kurakura, ejo twagenda tuzagira ibyo dushaka. Ntabwo dushaka kugusiga gutya. Yego. Ntabwo dushaka kuzakomeza muri ubuzima. Iyo twagiye ku ishuri urigunga, buri wenyine. Dukeneye mama. Ni iryo jambo yambwiye. Niryo jambo, dukeneye mama.
hari ibyo nahereyeho nkubwira tumenyereye ko mama ari we usigarana umwana uko byamera kose bakeneye mama. Naricaye ndavuga uyu mwana ibi bintu arabitekereje gute, naramubwiye okay uravuze ku bintu byiza ushatse ariko mo ndacyakeneye kuba yitaho, yego ndacyakeneye kubarera, kwiga, kwambara neza, gusa neza, kugira gute. Rero mu kwiyima muri ibyo byose niho habayemo gutenga uburere, umwana yambare neza, ntabwo abana banjye bambara nabi. Yego amen. Abakurikira status zanjye barabireba, nta mwana wanjye wambara nabi. Bana banjye mu burere ni ukugerageza gutuma, niba mfite abana b'abakobwa n'abahungu, ni ukukuvura ikintu gishobora gutuma ejo wa mwana w'umukobwa afata ibintu ahawe kuko yabibuze. Ni intambara zikomeye cyane, ndabizi. Muri uko kurera nageze kugera ku rwego nganiriza abakobwa banjye bimwe by'imyororokere, turabiganira kuko ndi papa wabo, ariko nagombaga kuba mu ruhande rwa mama kuko ntabwo mama wabo ahari ngo nagomba kuba byose nkabibabwira. Uyu munsi umwana afite uburenganzira bwo kumbwira ati padi yashize dadi, yes, ntabwo ari ikinego kuri bo, ni inshuti zanjye, byarinze kuba abana mwegeranye muganira byose, turaganira. Nagezeho no ku rwego noneho mbicaza nkababwira ngo abahungu ni beza, utangira kubagira inama y'ukuntu bazabyitwaramo. Abahungu ni beza, ntabwo muzaba mu gihugu kitarimo abahungu, muziga mu ishuri ririmo abahungu, ariko muzirinde, muzagira aho mugarukira. Muzabyitwaremo gutya, barabizi, barabizi. Nawe nimutwara inda z'indaro, kubitaho bizaba bigoye, nzaba ngiye kwita no ku bana banyu, ubwo mwebwe muzaba muhisemo rero. Donc ngerageza ku rwego hari ku buryo urera umwana ukareka kumwentimida, ukareka kumutera ubwoba no kumuhahamura, ahubwo ukamwereka ko uri inshuti ye, ukamubwira iki kintu rero mwana wanjye ni cyiza ariko ririnde dore ingaruka zayo. Ntabwo ngiye mfata telefone ngo nyibime, kuko ninyibime bazajya ku ishuri, bazajya no kuri computer bazayibonamo. Ahubwo nabwira ngo telefone na internet iriho ibintu bitari byiza, uzareba ibifite umumaro, ibitari byiza ntuzabitindeho. Ahubwo nujya kuvuga ngo nta telefone ngo ndaho umwana w'imyaka 10, umwana uyu munsi agira imyaka 8 azi kujya muri telefone, wowe ukaba utashobora ibyo kumenya. None afata umwana ugeze muri senior 2 senior 3 ngufasha umwanzuro ko kumwima telefone, ntabwo aricyo kibazo. Ahubwo mubwire ni bwa burere, ntabwo yako bwa burere ikintu kirekire, ni kirekire. Ni ikoranabuhanga jyana mu burere, mu kurya jyana mu burere, mu kwiga jyana mu burere, kuko ibi ngibi nutabaho umurere ngo ube hafi no gutsinda no kukuzanira amanota byagorana cyane, ntago byabamo, ntago byakunda. Rero inyuma yo kurya, inyuma yo kwambara, inyuma yo kona urukundo, hari izindi nshingano z'uburere zigenda zihererekanye. Nageje no ku rwego noneho mbabwira ko mama wabo ari mama, nta nundi uzamusimbura. Aho bamaze gukurira ndabwira ngo ibyanjye na mama wanyu mwe kubyitaho, ntibibareba. Ni nyoko aho ari yubahwe, kuko kuba muriho nuko twababyara. Nukuri wagize neza. Ni mama wanyu na n'uyu munsi ni nyina. Iko byagenda kose ni mama wabo. Ngera ku rwego mbabwira ko bagomba gukunda nyina wa mama wabo wababyaye, ko bagomba kumukunda. Byo n'uburere. Hari abandi bagabo bahita bavuga nzababona muri kuvugana na nyoko, nzabereka iyo telefone muzamusange, muzagaruke hano. Oya, wibuza uburenganzira ba kuko ibyanjye na mama wabo byabaye, abana ntago bari bahari. Yego, tunajya no gushakana, abana ntibabiduhase, ntibabitutsame cyane. Ingaruka zacu abana babaye victim, ariko twe kubashyira mu mpagarara z'ibitatu bareba. Umwana afite uburenganzira bwo guhamagara nyina, uburenganzira bwo kuba yanamusura, na nyina yanamusobagira naho bahurira. Umwana afite uburenganzira bwo kuvuga ati mami ndashaka kuguha gift, bikunda. Ni nyina cyane ku isi, niwe nyina, nyina w'umuntu yubahwe. Ungera kuri urwo rwego mbereka ko nta rubanza mfitanye n'isano y'amaraso hagati yabo na nyina. Rero iki kintu kenshi iyo kugira ngo umugabo, n'abagabo bake babishobora, ariko kugira ngo umugabo abishobore bisaba nyine kwiyima, ukagira intego, ukagira intego, ukavuga uti kugira ngo ndamira ibi ndabireka, ndabyirengagiza. Iyo uhembwa ufite umushahara ushaka kugera ku ntego, umushahara wose ukarara uwuriye kawumara udakoze saving, ntabwo wakira. Narimwe tubwira barokora ngo Imana ngo iragabura, ngo irazana ibintu, nutakora saving ntabwo mani zamanuka, ntabwo bizakunda. Ntabwo bizakunda. Nukuvuga ngo rero uburere nagerageje gukora cyangwa na n'ubundi cyagutanga. Yego,
ubu tugeze ku rwego ko abana barabizi ko bagomba kurara bafashe ijambo ry'Imana bakanaririmba bakanasenga. Amen. Yeah. Amen. Noneho twageze mu rwego rw'ubuzima bwa culture biki n'ibiki byose, ariko n'ubuzima bw'umwuka. N'abana bavutse basanga papa ari umunyetorero afite impano zitandukanye mu rusengero. Ngomba rero no gushyiramo n'icyo kintu cya spiritual nacyo bakakigenderamo. Icyo ntakora no kubahitiramo idini. Yego. Urabigisha? Ndabigisha yateranira Restoration, yateranira Zion, yateranira ADPR. I know. Hago bindebe. Icyangombwa nuko amenya Imana nk'ubuzima agiye gukurikira. Akamenya icyiza n'ikibi Uwiteka akeneye, ashima kandi ashaka. Iyo nza kuba umugabo urara mu kabari nkirirwamo. Yego. Nkabyukiramo bakaza kunkuramo. Yego. Ntago byari gukunda. Ntago byari. N'isura ntago nayigira. Iyo nza kuba umugabo ukurikira kwifuza kwirari ryanjye uko bishaka umugabo. Abagabo duharanira rubundi. Reka mbivuge guke. Abantu bazi ko kuvuga ukuri ari bibi. Ariko abagabo duharanira. Ukuri ni kwiza. Buri umuntu akuramo ibye. Ahubwo abagabo icyo dukora ni ukurijera. Yego. Tiya. Uvuze rero ngo wenda uko wabona abagore bose ukavuga uti ndagiye hanezeza umubiri wanjye, ntabwo byari gukunda. Ntabwo byavamo. Bibiliya yaravuze ngo ni Dawidi ni Salomo ngo nuba ushaka kugira ngo igihe cyawe cyo kubaho kwawe kirame ntuzahe intege z'aba bagore. Yego. Ikindi iyo nza kumva inama z'abantu nyinshi kuruta uko ngewe nibera umujyanama wawe, right? Yego. Nta kintu nari kugeraho. Kuko niba naramaze umwaka umwe abahanuzi batirongora ni Uwiteka tubwiye. Nkamaro imyaka 2 famiye cyangwa abandi bantu bashumba batirongora. Bakumva ko igisubizo ari ukuntu, ntabwo igisubizo cyari ukuntu. None se sinari nararongoye. Ntabwo banje kureba ngo ambwire muri abo bantu bose. Ntabwo nigeze mbona abantu bambwira bati se abana biragenda gute. Yego. Kandi nge nari nkeneye umuntu uza kumbwira ati abana se. Nibura kiranije vare. Ko bigira gute na gute. Ariko ngorongo. Ahubwo bigeze mu idini ryarankubise ryongeye kunkubitira mu gikomere. Kambwira bati umuntu udafite umugore ntago yizewe. Ntabwo ari gukora umurimo w'Imana. Ntago yizewe, ntago yakora umurimo. Ntabwo wajya ku ruhimbi hariya ngo ugire icyo ukora. Kandi umurimo gute kandi uri umupagani. N'uyu munsi harimo abanje bavuga ko mfite abagore 2 ndi umupagani. Nukuri. Kandi umugore wanjye wari umu-ex. Umu-ex tumaranye imyaka 16 twatandukanye ari mu rugo rw'undi. Yarashatse ari mu rugo rwe yubaha aho ari. None se bwo yabo wawe gute kandi afite urundi. Yagiye mu murenge hajya no mu rusengero. Ariko hari abantu babuze ubwenge, reka nkoresheje ijambo. Yego. Bibiliya yaravuze ngo ningirwa bwenge zihaye ibyo kumenya iby'Imana. Yego. Ushobora kuba ngo mfite abagore ngo n'umugabo w'abagore 2. Ngo ufite abagore 2. Kandi wa wundi ari umushumba w'itorero runaka. Urumva ariko urwego ngezeho ntago iki cyambabaza. Ahubwo mpita mbona umuntu nkabona urwego rw'imitekerereze. Yego. Nkumva ko akeneye kwigishwa. Kubera ko wari ufite intego nani wakubwira ikintu kigukomeretsa. Uyu munsi ndarenze gukomereka nta kintu. Amashuri nanyuze mu myaka 15 narakomeretse bihagije, ngerigihe cyo komorwa, ngerigihe cyo kumva ko nomowe. Uyu munsi ndi mu gihe cyo kujya inama no komora abantu. Amen. Amen. Rero kurera ni inshingano ikomeye, ikomeye ihera ugitera inda. Ahubwo uhera ugitera inda niho kurera bitangira. Ugatangira gutekerereza uwo mwana, gutekerereza umwana zawe, ugatangira kurera. Kumva ari inshingano zawe. Iyo uri guha umugore wawe wateye inda kakanta abantu bagitwita bakibyara bakumva. Uko uburyo kurera bihera ugitera inda. Igihe wageze kwa muganga umugore agaherekana ibimenyetso by'uko yasamye. Yego. Ako kanya tangira urere, wa mugabo we wa mugore we tangira urere. Uti gute? Nimbivuga abaganga barabyumva cyane. Yego. Igihe cyose uri kubwira umugore uti sheri uzi kuri mwiza ndagukunda. Uyu mwana wacu azavuka ari igitangaza, mbega tuzamugurira gute, tuzaba tumeze gute. Yego. Kazana umugore ukamuzanira ikintu akeneye yumva yifuza. Niba akeneye kukuryama akakubona, akaguhamagara ukamubwira neza. Amezi 9 akazagera nta kintu kibabaje umugore atwite. Amezi 9 akazagera umugore yishimye. Amezi 9 akazagera umugore kubwira n'umugabo mwiza. Umugabo yishimye ari kuvuga kiti umugabo wanjye ageze he. Uyu mwana azavuka, uzaba watangiye kurera ukiri mu nda. Uyu mwana azavukana ubwenge, azavukana igikuriro kuko imyanya ye
y'ubuzima yaba iy'amaraso utembera mu bwonko n'imitsi Yego. uyu mwana mu nda azaba ameze neza. Daniel. Ariko ngaho kura tangira umugore agitwite, we dore uko kimeze, dore uko gisa, dore uko ngo kiratumba rikiyonda, nakumena uwo mwana asuza uburere ntabwo buri. bishoboka. Daniel, ukivuga aha ngaho naguciye mu ijambo, ubwo ahubwo njye mise ntekereza yuko uburere buhera noneho buhera ku mubyeyi. Bikure. Noneho utangira urera umubyeyi umubwira amagambo meza, umubwira ko bishoboka, niko umubwira ko azabyara kwakurera neza. yanda. Noneho uko ugwisha neza mama we Aha. na wa mwana Exactly, akazavuka nicyo navuze. afite umutima mwiza. Kuko umwana uri mu nda yakira ibyo nyina ibyo umutwite nyina yamuhaye. ariye. Niba nyina w'umwana atangiye gutwita inda y'umunsi ikageza mu mezi 9, umunyina ahora aseka, ahora yishimye, mu bwonko bwameze neza, umutima umeze neza, haramara n'uyu mwana azavuka ameze neza. Ariko uyu mubyeyi natangira kunda y'ukwezi kumwe y'icyumweru kimwe ababaye, haramarira, hano haracuburamye, umwirukanka ahora mu minifu. Uyu mwana azavu no kugenda se bizagenda, hazavuka ari umwana wababariye mu nda, ntabwo rero muhaye. Uyu mwana rero nakura gukurira bitangira mugitwita. Urumva ko ari inshingano ikomeye, navuze ngo kurira ni ibintu bikomeye. Ahubwo birakomeye. Ibintu bikomeye. Imana tubabarire, Imana ibabarira ababyeyi aho tutareze mu nshingano, aho tutabaye neza mu nshingano. Ariko noneho tugeze twikosora. Yego, birashoboka kandi. Birashoboka. Niba uzi ko wareze umwana wa mbere cyangwa wa kabiri utarabaherereye kunda, ngo ugere ku kirirurera, uyu munsi ubikosore. Uzabyara, uzatera inda, ubikosore. Wowe utararongorwa, isomo ntirigucike. None se abacuze nyine ubwo nta kundi, abwo bagomba gutanga uburere bwiza mu buzukuru, mu n'abakwe n'abakazana. Yego. Bakagira indangagaciro, ibintu byose ni ikibazo tugira. Noneho tugarutse ku barokore, ikibazo tugira ibintu byose tubijyana mu mwuka. Oya, umwuka arabarera, umwuka arabaganiriza. Oya, umwuka ntabwo afite inshingano zo kuza kuganiriza abana. Umwuka waratugira inama z'ukuntu tubigenza. Nk'uko wateze amatwi ukumva icyo umwuka w'Imana avugana n'umutima wawe, atari uguhita ujya kurongora, atari ukuvuga ngo nshaka undi mugore kandi wari warashatse. Ariko se kuki banyirukansa gushaka undi mugore? Eske wenzi neza yuko atari buza ameze nk'uriya? Ariko noneho umwuka wari yakubwira ati ihangane, fata intego, gira ibyo ushyiraho akarongo, uvuga uti bisi nzabikora kugeza. Kandi iyo wiyemeje n'Imana iraza ikagufasha. Kava okay, niba yiyemeje kuzashaka undi mugore, uriya mwana ageje imyaka 20, Imana ikaguha imbaraga, igasinziriza umubiri wawe, ukabaho ukifuza, ukumva rwose ari cyo wakora nawe. Ariko aho ngaho kankongerera akandi ka. Yego. Mama, na uko dukeneye kurya ibiryo byo mu nkono, niko tubirya. Oya. Aha. Ntutambuka wawe wariye agafi, ariko wagira imbere kumva karahumuye. None sura katangore kanje gushyira isa ifi jya kwirya. Ahubwo igitangaje uvuze ibiryo, hari n'igihe ujya ahantu bakwakiriye bagategura ibiryo byinshi. Ariko iyo bakwakiriye urareba ukavuga utoya ndarya igitoki, ugasimbuka umuceri kandi utetse neza ni pilawo, ukavuga uti ariko se umurya, kumva agatima karasha butaya si umurya, kamfate salade ukikomereza. Kubera iki? Hari impamvu byanze, si uko byose tubirya. Rero ndibaza ko ari cyo bavuga. Ntabwo rero uko umubiri wagusaba gukora sex ariko wawa. Ushobora no kubona ufite n'imbaraga z'ibyo wanabikora, ariko se birakwiriye? Ntabwo ari ngombwa. Kuri ngombwa ibitugira umumaro si byose. Ntabwo ari byose, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga. Ni ukuvuga ngo rero urwego rwo kurera ndarukomeje. Uyu munsi ngeze ku rwego mbwira abana banjye ngo ndifuza ko muba amaco mukanasenga, mukanamenya rwe ngewe ntagatanya nifuza mu bakwe n'abakazana banjye. Yego. Yes. Iyo ndiyicaranye n'abandi bababwira. Abantu badukurikiye, reka mbavuge iki kintu. Divorce sinyitera amabuye, ariko divorce sinyishishikariza abantu. Ukuri. Bizakubeho nk'impanuka. Yego. Ariko ntukabitegure. Imvuze ikintu gikomeye. Divorce sinyitera amabuye kuko hari aho bishyika ikabaho. Yego. Ariko ntuzayitegure. Yego. Ngo wumve ko ibintu byose birangirira muri divorce. Oya, ntuzayitegure. Ariko ngewe wabonye byabayeho divorce baho, ndanayakira. Imana inayimfashirizamo nazandaga agaciro n'igihe byanjye byose birakunda, wenda nyitambukamo amahoro. Yego. Ariko intambara nakubitiyemo z'idini, izo inshuti,
abavandimwe abantu bavuga bati kira kigabo ni ikirumbo, kira kigore ni ikirumbo cyangwa umugore yamuna cyangwa ananiye umugore. Abantu bose hagati y'ibyo ngibyo ntago nifuza ko bizaba ku bakobwa banjye, nta nubwo nifuza ko bizaba ku mahungu banjye. Oya, nifuza ko uyu munsi bagira ingo zirinda gatanya. Aha rero icyo nkora nk'umugore rakomeye, ganira nabo kenshi. Aha ngahe tuganiriye bita mbabwira uyu munsi niba umwana ageze imyaka 18 kurambagizwa birakunda. Cyane. Niho uyu munsi ageze 15 kubona umuntu akamubwira ati ndagukunda love school birakunda. Ntangira kumuganiriza ngo agomba kumenya amahitamo y'umuhungu cyangwa y'umukobwa. So gupfa kwiruka kugira ngo atazagwa muri era, muri wa mutego naguye papa we na mama we baguyemo. Ni nakazi gatangira uyu munsi, kandi buhoro kandi mu bwenge. Narangiza na nyuma nkiherera nkanasenga, nkavuga ngo Imana none hishyire mu bikorwa ibi ngibi. Ibyo mvuze ntabwo ari aho gusa birangiriye. Iyo mukurera ndagera nkavuga ngo none uyu munsi mwabonye mama, ugomba kwitonda, wenda nawe yabakosereza cyangwa namwe mwamukosereza, ariko mugerageze. Nta muntu uri perfect, na mama wanyu azabase, ariko noneho mufite uko mugomba kwitwara, mwitware neza, mumenye ibi. Uyu munsi mu rugo iwacu nta mwana ushobora kujya kuri telefone turi ku meza. Kubona turasangira n'abana banjye, nahaye ubuzima bwanjye. Imana iguhe umugisha. Nta mwana wajya kuri telefone turi ku meza. Nabyo ni uburere. Uzi ko uri ku meza muri ku mafunguro, wenda mufite abashyitsi, ariko ukabona umwana ari muri ibyo. Ibi hari n'abantu bakuru babikora. Harimo abantu bakuru babikora. Ahubwo no kudahurira ku meza nabyo byongereye. Nabyo umuntu akarya mwenyine, buri muntu akarya uko ashaka. Wenyine umwari hariya kuri telefone muwe murya ngendaje. Chat bla 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 bla. Mbete jyewe sinshaka kurya nonaha, ndaza kurya nyuma. Yese nshaka kurya nonaha, ndaza kurya nyuma, ibintu bikaba birebire. Nabwo n'ubundi burere ni indiscipline. Uko kandi kinanye mvuze, wenda kera hari igihe nagikoraga ndi njyenyine, abana badahari bari ku ishuri, nkaba nafungura ndi kuri telefone, ariko no hari bigomba guhinduka iyo wagize umuntu mwana. Mu gihe abana bahari ugomba kubabera inyigisho. Uburere ni ikintu gikomeye. Ni ntaha saa 6 z'ijoro, atari akazi bazi ko ntabwo bikaba kabiri bikaba gatatu, uzabwira umwana gute ko ngo ntugatahe bwije? Uzabwira umwana gute ngo ntugatahe bwije? Nawe ubikora. N'ubu mu mama ukambara ijipo ingana na mucikopa, mukondo wazi. Uzabwira umwana gute ngo ibi bintu kubyambara ni bibi, kandi nawe muhurugero. Nawe ariko bimeze. Nawe muhurugero. Nufatura umugabo ugasinda ukagwa mu kaniva, imodoka ikagwa bakakwandikira, uzabwira umwana wawe gute? Inzoga nimbi gute se nimbi? Ngo niyo mpamvu bigoye uyu munsi, reka mvuge iki kintu. Niyo mpamvu igihe uri umupapa mukuru, uri umugore mukuru, udafite uburere, biragoye kugira ngo abo wabyaye bazagira uburere. Kereka gusa uzagira uburere kubw'Imana yamushyigikiye, akimenyera ubwenge, akavuga ati ngewe sinitaye kuri mama, sinitaye kuri papa, reka ngewe mbe ngewe. Yagira umugisha akagera mu rusengero bufite umushumba ufite uburere. Amen. Akakana mvuze, iyo umwana waburiye uburere kwa papa, udashobora gukomora uburere kuri papa we, udashobora gukomora ku babyeyi be, akagira umugisha kiga, agahura n'abarezi bakamuha uburere, ahashobora kuhakura kandi. Noneho icya kabiri, ashobora kugira andi mahirwe, itorero rirarera, akagira umugisha akagwa mu maboko y'abashumba bafite uburere. Aba bashumba nabo bazamuha ubundi burere. Aburiye ahangaha niho na wa mwana nawe azakura nyine asumujya ntaburere se. Ise navuga ati we navuga ati wowe ibeshya se nkoraho ndege. Turabiseka ariko birababaje. Nukuri Imana iguha umugisha cyane ku bw'ayo magambo udusangije. Ubuzima wabayeho warakoze, sinatinya kukubwira ngo Imana iguha umugisha, kandi kuba wongeye ugashaka, Imana izaguha umunezero utabonye mu gihe cya mbere, kuko hari igikorwa wakoze gikomeye. Kurera abana ntabwo ari ikintu cyoroshye. Abadukurikira ngira ngo hari murimo murafashwa, kuko nkurikije ibibazo mwagiye mumbaza, muvuga ngo ese ni gute umugabo yarera abana ari wenyine?
ndibaza ko ubuhamya bwe burimo bububaka yabanye n'abana imyaka 15 aravuga ati n'abakobwa banjye nabatoje uko bazifata ku bahungu kandi nyamara Daniel uzi ko hari igihe usanga hari ababyeyi babana n'abana bombi ariko bagatinya kubwira abana babo icyo kintu agatinya kumubwira ati umuhungu akamubwira ati reka umuhungu ni ikizira yego ni ikizira se gute ni ikizira kandi nawe uri se umwana kuba atese gute ese ubundi wowe aho yite na mama na papa none ugatinya kumubwira ngo ni ikizira ntago ari byo ariko Imana iguha umugisha ku bw'ubwo burere wahaye abana bawe abakobwa n'abahungu Imana izabikwitura no mu bukure bwawe uzamenye yuko ari Imana ikwituriye umwana wawe ubu ngubu arakubwira ati papa twicare tuganire rwose ndifuza yuko ushaka dukeneye mama hano mu rugo nyamara nakubwira ati garura mama barabizi ko mama wabo yashatse ariko barumva barishaka umumama mbese umugore baripfuza undi muntu mu rugo babwira bati mami natwe turashaka iki mbese bakumva umuntu batetaho ubwo iyo kote ntabwo turi buyigemo kuko utubwiye ko washatse ntabwo turi bujye cyane kereka nushaka gukomoza y'akantu kuko n'ubwo buhamya turabukeneye kandi kantu waruvuze ko urere umugabo ashobora no kugira igihe kinini akarera wenda n'abana atabafite mu nzu aka kantu nako nkavugeho yego ashobora wenda nko kugira nyirakuru akabatwara abana cyangwa anti cyangwa undi muntu bitewe n'urugero habayeho igikorwa kirunaka umugabo akorera hanze cyangwa akorera mu ntara ntazita ku bana ngo baterere umukozi gusa ashobora akaba abona nyina aramubwira ariko kubaha nyina si ukurera kuko nyuma yo kuba birasaba gukurikira birasaba aho uri kuzera za mbuto kuzagira agaciro ukaboneka ukavugisha abana ukabaha ibyo bakeneye apana kubinyuza mu maboko ya nyina wabo gusa cyangwa kubinyuza ya nyirakuru ufata time genda stragoringa bafata igihe bagasohokane baganirize kuvuga bati papa ari mu kazi ariko aradukunda yaratuzirikana wimara umunsi utavugishije abana nibibaho kwimara umunsi utavugisha abana njye uyu munsi abana banjye bantitaho bati buraza umwe agafata amatwi undi agafata umusatsi wa wundi ugusumba akakurebera hejuru wa wundi utsumba kandera hejuru ati vie umusaza bite bumva neza ibyo ni byiza cyane tumuganire biteho bumve nanakora nikosa wimuhahamura wimuhahamura mugira inama buhoro numuhahamura ejo aragutinya ntacyo azakubwira amugira inshuti umuhane kinyabupfura mu bwenge cyane ko inkona atari yihana n'ubwo yari nziza ariko none se umwana w'imyaka 15 akereye gukubitwa oya uretse na 15 rwose guhera ku 8 uba utangiye kugabana muganire muganirizo mubwire rero kurera n'ikintu gishoboye abagabo bahari bakeya babishobora babikora kandi bikagenda neza none se Daniel urakoze cyane urimo kuvuga ibyo misenekereza wavuze ku muntu ufite akazi wenda atabona umwanya uhoraho nk'uko wari ubufite ari kuri none se ko hari umuntu ugiye tuganira aravuga ati jyewe nohereza amafaranga agahereza amafaranga mushiki we niwareraga abo bana akohereza amafaranga abana bakabaho neza nta kindi akeneye so akazikanga umwana pe yarananiye mushiki we kuko aravuga umwana niyumva umwana azi nyine ko yabaye imfubyi kabiri nase na nyina so ariko ese afite amafaranga kandi yananiwe no kurongora avuga ati ndarongora umugore mushyire mu nzu mbane nawe oya aribana wenyine n'abana bakaba kwa bene wabo ese uwo muntu wamugira nama ki ese aracyafite ibyiringiro yuko wenda yahinduka agafata abana akabatwara bakabana noneho akabaganiriza abana bakamwumva cyangwa hari igihe gishyika abana bikarangira akaba atagishobora kumva umubyeyi biragoye ishusho weretse umwana mu ikubitiro nirya gufatamo biragoye birashoboka ko bahinduka ariko ni 90 n'ibice kwijana kuko icyo weretse umwana bwa mbere ishusho usanga iri umwana niyashyira mu bwoko kugira ngo rero uzagaruke bigutwara imbaraga nyinshi icyiza reka mfate gucya inzero ku bagore wenda hari n'igihe abantu batandukana bikaba ngombwa ko habaho ibyago bituma umugore adatwara abana
wenda umugabo yaba amuhishe yaba cyangwa se amwimye. nta bushobozi Nta afite bwo bushobozi. kubarera Yego. bikaba ngombwa gukosora ku mugabo wa mugore we witerereye. Reka mbwira aba bagore bafite iki kibazo cyangwa bazahura nacyo Yego. babwira iki kintu Imana izabibarinde. ibizabibarinda. Nugira ikibazo cyo guterera ngo abana bari kwase bararya baranywa barambara bakishyura ukajya kwenjoyinga Ngo nabe n'abana be. ukamara icyumweru ukamara ukwezi utavugisha umwana atabona bombo yawe atabona ayo makaye yawe atabona uko kumusohokana uzasigara uri nyina w'irangamimerere pe. Reka tuvuge ikintu gikomeye nkunda kubwiza abantu ukuri. Nudafata umwanya ngo bari kwase ngo nawe yarabyaye ntacyo babuze abana banjye biga Green Hills nta kibazo ukabona umwanya wo kujya kureba novela ukabona umwanya wo gutembera ukabona umwanya nawe kwiremariya ukamenya umwanya n'inshuti zawe. Yego abana bariho pe bari kurya ntacyo babuze ariko babuze icyambere urukundo rwa nyina. Uko babuze urukundo rwa nyina aho bari iturufu ya papa wari kuyerekana ariko nubwo atavuga ariko uri kwerekana ko uri umugore mubi nubwo umugabo atizigera kubwira ngo niyo message bitambutse bitambuka wazakomeza gukora inshingano abana be babaho bakora ibije akoza avuga ati yewe abana bicara avuga ati yewe burya papa nta wamurenga none se ubu yaratuvugishije biranga yaduhaye ikise biranga noneho icyo gihe n'ubibeshye ugakora iryo kosa ryo guterera iyo ngo abana bameze neza ntuvugisha abana ntubasure ntutembereza abana ntubaha uwo mwenda mu bushobozi bwawe ufite ntubereke urukundo uzasigara uri mama wo mwirangamimerere setu ariko mama wo mu mutima n'ubwonko ntawe azaba agihari. Yego kandi namwe bapapa namwe nibibaguki bikaba ngombwa ko abana bagerera ku ruhande rw'ubugabo ukavuga ngo nohereje amafaranga yo guhaha nohereje amafaranga ya school fees ibindi mumvaneho nyina rubyo uzasigara uri papa wo mwirangamimerere. Niyo mpamvu uzakura ugasanga aba bana bo ku mpande zombi bakuze babona ba papa babo ari aduyi. Yego bakuze babona ba mama babo ari aduyi. Yego nuko batigeze ndagira ngo mbwira ababyeyi batandukanye mwe guterera iyo ngo abana mubagushe mu bibazo byanyu. Yego nyuma y'ibyo mupfa hari igikomeye cyane kiruta icyo mupfana nayo ni isano y'amaraso mufitanye. Abo bana ntibigeze babasaba guhura nta nubwo bigeze babasaba gutandukana. Ibyo mupfa ni mubipfe ariko nibugera ku bana mwibuke ko mwababyaranye. Urakoze cyane mwibuke ko mwababyaranye nicyo kintu gikomeye. Mwe gutukanira ku gasozi mwe kuza hano kuri ano mashusho media ngo mwirwe muri gutukana mwirwe muri kuvuga oya ibyo byabaye nibibiyo byanyu musigarane icyo mupfana n'abana banyu. Urakoze cyane Imana iguhe umugisha cyane. Hari akantu usorejeho kandi wumva kababaje muri iki gihe usigaye ubona ukurikira social media cyane YouTube ukumva umugore arimo kuvamo umugabo we umugabo akavamo umugore we mu by'ukuri bagitangira gushakana bari sheri ishushu bakundanye cyane mbese buri umwe yumva atabura mugenzi we ngabeho ariko noneho kugeza kuri uru rwego umuntu ajya hanze akavuga by'umugabo yamukoreye kandi nyamara barabyaranye wenda batarabyaranye bavuga uti nawe barimo gukoza isoni ariko noneho ugasanga bafitanye abana b'abakobwa n'abahungu barimo barakura ni inkumi so ugasanga noneho ugiye hanze nk'uko kwawe reka twivugire urugero rwawe tutagira abandi tuvuga twebwe noneho ukagenda hanze ugasebya umugore wawe ukavuga umugore ye yakoraga atya yagiraga atya kandi ubwo wirengagije yuko ufite abakobwa umukobwa azagira ipfunwe n'umugabo naza kumurambagiza avuga ati bumvise ibyo papa azambera amabukwe azavuga ati uriya mukobwa nawe azamera nka nyina kuko numvise ko nyina yari ameze noneho umuhungu nawe akavuga ati umukobwa azanamenya avuga ati uyu ni wa muhungu wa mugabo nyina byagenze bikatuye nawe azamemukira nawe ugasanga ba bana tubateje ibibazo rero nicyo kibazo kirimo kibaho ubu ngubu. Uzi ikibazo ipfundo ry'ibyo bintu byose ni akantu gato ariko gakomeye twahereyeho ni ukubura uburere. Aba bantu ntibarezwe aba nabo basebanya aba babyeyi nyine ntabore tubivuge clear ntago wararezwe uburere bugira amagambo bukubwira kumenyera kuvugira mu ruhame nayo utavugira mu ruhame. Yego none se ko tutagenda tuvuge ngo umwanda twajyanye muri tuwarute ngo tuvuge kucya ngo tuvuge ngo witwa gucya oya ntago bishoboka kuki tutabivuga ariko udafite uburere urumva arabihuraguye ateye aho ngo naba bantu mukubura uburere cya kibazo nyine cyo kubura ntibarezwe arinza umuntu mukuru arabyaye ariko yabaye umuntu mukuru arabyara yitwa umubyeyi ariko utaragize uburere kuko biragoye birababaje kugira ngo buri umugabo ujye kuri social media umugore wanjye ndabanaga nawe
ngo yari urutare. ibyo byo ni ibindi bintu. Wibuka ko ufite umwana, wibuka ko ufite abana. Abo bana Umugabo bazakura wanjye ngo yari afite ngo ibi ni okay. Ntabwo umuntu wagize uburere warezwe agahabwa indangagaciro za kirazira, ibyo ntabwo yabivuga n'umuco, ntabwo akwiye kuza guseberanyiriza. Yesu aguha umugisha cyane. Amen. Bakunzi bamumuriza, ngira ngo tuvuze amagambo ahari akomeye, bamwe bashobora kumva ari ukubakomeretsa, ariko turimo turajya inama, kuko aha tuvugira kuri uyu murongo ni umurongo wo guhumuriza. Turabasaba kugira ngo mubyumve neza, ni amagambo yo kugira ngo turebe ese aho ngeze hano, niba ibyo tumaze kuvuga, niba wowe utarabikoze, utarabonye amahirwe, cyangwa se utarabonye izo nama kugira ngo wenda urusheho kwegera abana bawe, ese haracyari amahirwe? Nakubwira ngo yego, uracyafite amahirwe kuba wakwegera abana bawe. Ijambo ry'Imana tubwira ngo toza umwana inzira anyura akiri muto, nk'ibyo wakoze cyangwa n'ibyo abandi babyeyi bakora, kuko ngo azarinda asaza atayobye iyo nzira. Birashoboka ko umwana yakura akajya mu bandi mu kigari agakora ibibi, ariko azajya yibuka ati data yanyigishije kugira gutya, data yanyigishije kutarya ndi kuri telefone, yanyigishije kubaha abashyitsi. Ibyo ngibyo byo utoje umwana akiri muto, nk'uko wabivuze, umwana akura aribyo afite muri we. Ubu rero aka kantu turi gusoza, ariko akavuge karaje. Ese uzafata umwana uyu munsi uragira mu ngo zimwe na zimwe, ukigira mu rugo umwana gushikanuje telefone, ukigira mu rugo umwana araje guhagaze hejuru mu matwara akuriye mu ntebe. Ntabwo ari uburere, ntabwo freedom ku mwana imuha gutakaza uburere. Oya, umwana igikombe umubyeyi umushyitsi ari kunyweraho, umwana aragishamuje aragitwaye, ariko nawe aragikomye urasetse, ariko umwana oya, ntabwo ari uburere. Ntabwo ari uburere. Ukaba abana rero batangira ngo nuko ari ikinyejana cy'ubu busi, ntabwo ari bwo busirimu. Busirimu ntabwo butakaza umuco. Komeza. Yesu aguha umugisha cyane. Tugera ku musozo, inshuti zacu bakundwa murimo mudukurikira, ndagira ngo dusoreze kuri iri jambo. Daniel yatubwiye amagambo menshi yahuye nabyo, ariko yanatugiriye inama. Nawe turagira ngo tukubwire ngo komera, niba ari byo urimo gucamo uyu munsi, haracyari ibyiringiro, hari icyo wakora ibintu bigahinduka. Si ngombwa yuko uterera iyo nk'uko yabivuze. Niba uri umugabo, niba se uri umugore, gerageza gusenga Imana. Daniel, gusenga Imana ni urufatiro rukomeye, ni urufatiro rukomeye cyane nawe rwagufasha kugira ngo urere abana. Daniel nta kindi cyamushoboje, urumva yafashe ingamba, agira target, aravuga ati nzagera kuri iki, abana nzabigenza gutya. Rero wabikora, wakwiyemeza, ukavuga uti ese nihe mpamvu yo kwiyandarika, nihe mpamvu yo guta abana banjye hanze, reka nshikame nsenga Imana. Buriya Daniel yakomejwe nuko icyambere yari afite Imana, yego, ariko agira na target mu buzima bwe. Aravuga ati aba bana Imana yabamaye mbashaka, singiye kubahemukira. Siko bimeze. Rero abadukurikira twavuga ngo nk'uko mwakomeje kumbaza ngo ese birashoboka ko umupapa yarera, ni ukuri birashoboka cyane. Bapapa mudukurikira, nagira ngo mbabwire ngo nimukomere. Iyo ibyago bikubayeho, nta kindi wakora uretse kubwira Imana ngo Mana mfasha muri uru rugendo, aba bana mbarere neza. Abana ni inzirakarengane. Abana ntabwo bigeze bagusaba gushaka n'uwo mubyeyi, oya, ariko mwarakundanye. Tujye twibuka no kuntu kuba twaratangiye dukundana, buhoro buhoro Satani akinjira. Ega burya tuba twahaye Satani inzira, yuhaye umwanzi inzira yinjira mu buzima bwawe hagati y'umugabo n'umugore, biba birangiye. Ariko mu gihe dufite Imana, kuba ataramenya agakiza biragoye, ariko kandi dufite n'uburere. Siko watangiye uvuga Daniel, hari n'uburere. Ubwo burere bwakabaye bugutera isoni zo guhemuka, nko kugira ngo ushyire abana bawe hasi. Ubu ngubu ndishuwa cyane yuko Daniel abana be kuntu yabareze bazakurana ubwo burere, babizi ko mama wabo yabasize kubera impamvu za papa na mama bo batazi, ariko uko bimeze kose bazakurana ubwo burere papa wabo yabahaye. Bakuru bavuga bati birashoboka mu buzima, nagerageza ariko bikanga, ariko si iyo byanze bigira bite, njya ku mavi. Rero Imana iguha umugisha kwigisha abana bakujya ku mavi. Aricyo nari mvuze ngo tugiye gusorezaho, nihe nama wagira umugabo n'abagore tutabaretse, nihe nama wabagira? Ese kurera gusa kubera urabona tuvuka ahantu hatandukanye, background zitandukanye, uburere tuba twarahawe buratandukanye, ariko bivuze neza uti ushobora kujya mu mashuri ugakurayo uburere, ushobora kujya mu rusengero ugakurayo uburere, ariko ubwo burere budafite Imana, bidafite gusenga. Hari abantu badasenga Daniel, batanazi ko bibaho. Reka da kumva ko kurya kabaho akakorera amafaranga menshi aribwo buzima. Hari n'ubwira agakiza akagusaba akavuga ngo agakiza ni amafaranga. Ese niyihe nama wagira uwo mugabo? Niki kindi cyamushoboza uretse n'ubwo burere hamwe no gusenga?
tuzi ko tubifashwamo n'Imana. Ese ni iki wagira uwo mugabo? Ese uwo mugabo niba akuze angana atyo birashoboka ko yakwakira agakiza agasenga noneho Imana ikamubera umujyanama wa bugufi? Ese uwo mugore wamaze guta abana wagiye wenda ukiri aho atarafatisha birashoboka ko yakwihana agasubira mu rugo agasanga abana be? Ubwo ndavuga kuri ba bandi batigeze barongorwa bakiri bonyine. Ese birashoboka yuko imitima yabo yaca bugufi bitewe no kumvikana k'umugabo n'umugore bakongera bakabana noneho kugira ngo batababaza abana? Wowe warabishoboye urabarera, ariko hari undi ubajugunya nk'uko twabibonye. Ese aba bantu bombi wabagiriye inama? Nagira ngo ariyo dusorezaho twumve n'icyo wagira inama uwo mugabo n'umugore. Ese birashoboka ko basubirana, cyangwa niba bumva bidashoboka ni iki bakora kugira ngo babana babafate bombi, agire uburere bwa mama n'ubwa papa? Guhinduka birashoboka. Yego. Hari igihe gatanya iba mu makosa y'umuntu umwe, Yego. cyangwa ikaba mu makosa ya bombi. Yego. Bomba abantu bo gusaba gahura ari imijyojo, nta funi irimo, nta woroshye urimo. Aho rero biragoye kugira ngo aba bantu bashobora, kuko uwihanganira undi biragoye. Yego. Hakaba n'undi muntu uza akaba ari umugabo cyangwa akaba umugore, gushoboka bidakunda. Hari ikintu ujya mvuga ngo hari ukuntu n'Imana itihanganiye Satani. Yeah, of course. Ugasanga umuntu ntibishoboka pe, ugasanga n'umuntu ntibikunda. Reka ntanga urugero ruri clear. Ngewe aka kanya mbivuze nka Dani, nta torero ncumye. Yego. Ariko ngewe umuntu uyu munsi ndi pasiteri wa church runaka, umukobwa nashingiye akigera mu rugo agasanga umugabo twabashyingiranye mu rusengero ni umutinganyi, ashaka gukora ibitemewe, akaza akabimbwira amubwira ngo tandukana. Yego. Niko nahita mubwira ngo nta rugo ruhari niba uwo mugabo ari umutinganyi nkabahamagara, koko ibi bintu nibyo. Umugabo nagira amahirwe akabinyemera nabwira nti tandukana. Aho ntabwo biransaba gusenga, aha ntabwo biransaba no kujya gufata inama nyinshi. Tandukana, kuko ibidahura ntibihura. Hari ingero zibaho, ari mpamvu tudakwiye kujajinga abantu bakora divorce, kuko ntabwo uzi impamvu cyabaye. Reka ngurundi urugero rwa kabiri wenda rekeraho. Narabivuze ku Mpumuro TV, narabivuze ibintu bigera mu 10 bishobora gutuma umuntu yatandukana. Usanze umuntu ari umwanzi w'igihugu, reka tuvuge hano mu Rwanda, ugasanga umuntu agambanira igihugu, ni umugore cyangwa ni umugabo, ni umwanzi w'igihugu, uwo muntu koko wavuga ngo muragumana? Umukunda cyane se? Umukunda gute se? Umuntu ukunda cyane akanga igihugu cyawe, se uzamukundira he? Nawe buri gucaka uramukundira he ko nawe azakwiye? niwe wazahera. None uwo umuntu wese wanga igihugu cye ku isi ni umwanzi w'igihugu, uwo muntu aranapfa. Wewe wishimiye kuzapfakara cyangwa kuzicwa nuza udafite n'ubunyangamugayo n'ubucyubwe, uwo muntu wamutanga ubuzima bwawe bukarangira. Hari ingero nyinshi. Yego. Nyinshi. Akanga urugero rwa gatatu ariko nsoreza. Uramutse usa bubakanye, ndi umugabo, ndubatse n'umukobwa, sanze umukobwa yarifungishije kutabyara burundu, tugeze kwa muganga, inde umwaka urashize, imyaka 2 irashize, ariko kubera twitabyara tujye kwa muganga sheri, tugezeyo abadokiteri bose bari bati yarifungishije kutabyara. Uwa mugabo we tujye tuvugisha ukuri, uzavuga ngo uzagumana n'uyu muntu wakubeshye kutabyara? Hari ibintu bitabaho, cyangwa n'uwo mugabo nabikoze. Hari ingero nyinshi zabaho, ariko urumva ko izi ni kada special. Yego. Ariko mu gihe hari umuntu ushobora kwihangana kuko azi gushanja bari kibintu, nkanjye ngira isuku nyinshi pese, nkumva ko ibintu niba ntashoboye kubyihanganira isuku, kuko umugore nyine ari ukomeze, nawe wabitunganya, wabikora. Niba ari cyo cyagutandukanije n'umugore wawe, iki ntago gikwiriye pe. Yego. Hari ibintu bikomeye biraho, iki ntago gikwiriye. Usanze umugore wawe mu buzima bwawe atazi kuvuga ngo sheri. Yego. Igihe cyose avuga papa runaka cyangwa avuga Daniel, ahamagara izina, ntabwo iki cyagutandukanye n'ubwo cyakire, kuko hari abantu bahenze hanze. Usanze umugabo wawe igihe cyose aceceka, cyangwa umugabo wawe akaba ari igisambo, ni urugero, umugabo akaba ari igisambo, ibi abantu baza mu rugo agahumba, ariko babashyitse bubuzana hanga ureba uyu mugabo mwihorere. Nyine ibizabazavuga ko muri igisambo, ariko witana. Witana. Amwerera imbuto byahanganire nyine umenye uko bijera. Niba uzi ko umugabo wawe gutanga 1000 bidakunda, cyangwa 2 bidatunda, gitangiye mu bwenge cyangwa ukireke. Hari ibintu guhinduka birashoboka, hari ibintu twihanganira, ibindi byatuma usenya. Nawe isuzume aba bantu, kandi ubona nibisuzume urebe wa mugabo
wa mugore ese koko ntago wabaye ikibazo none niba ari wowe wabaye ikibazo umugore wawe ari nta kibazo umugabo wawe akaba ari nta kibazo wahinduye ibyari ikibazo ukabihinduka ko guhinduka bishoboka ukagaruka mu kubaka umuryango imiryango ikagenderana y'ubwoko bwe mukarera n'abana birashoboka aho birashoboka rwose n'abantu bari bafite separation iri hanze mu nzu y'ibanga abantu nibiyongere bisuzume birakunda urakoze cyane Daniel turagushimiye abadukurikiye tongeye turavuze ngo Imana ibaho umugisha mwakoze gukurikira mwakoze kunguka kandi burya kwiga kwiza ni ukwiga ugashyira mu bikorwa njya nkunda kujya ahantu nk'iyo ngeze ahantu nkasanga hari ukuntu bateguye cyangwa se yatetse neza ikintu nanjye numva kabisa nkana simbizi ndamubaza ndabaza ariko biriya wabiteguye uti nanjye ndifuza kugenza gutya ninde wabigukoreye nanjye azaza nkorere ndabikunda cyane rero nkaba ndimo kuvuga ngo bene data badukurikiye waba urimo guca muri icyo kigeragezo haba ari inshuti yawe urimo gucamo reka twige reka tugerageze kwiga reka tugerageze kuvuga ngo Mana nanjye wamfasha nkuko wagiriye neza Daniel nkuko wagiriye neza n'abandi bose tujya twumva batanga ubuhamya nanjye wangirira neza kandi niba hari ibintu wangije warataye mugenzi wawe hanze waramuvuze nabi kumusaba imbabazi ni ikintu cyoroshye Daniel burya hari n'ikindi tuzaganira ikindi gihe gusaba imbabazi ni ibintu bikomeye cyane abantu barabiremereza ariko kuvuga mbabarira kandi uhindutse icyo ni ikintu cyiza cyane kandi iyo uhindutse koko bifatika atari kubeshya wamushyitsa mu rugo ukongera ukazana ya makimbirane ariko ugahinduka uhindutse ni byiza cyane rero haracyari ibyiringiro unaho igiti cyatemwa rero wowe kuba ugihumeka ari umugabo uri umugore ni byiza twatanye tuvuga ko ari ukurera abana aba bana turabakeneye nibo Rwanda rw'ejo nibo bayobozi b'ise b'ejo bazaza nibo bapasiteri nibo baminisitiri nibo byose rero reka tubaho uburere twigisha abana bacu tubahereza uburere bwiza umwana kure azi ko gusenga ari igisubizo azi nawe ko yakwishakamo igisubizo adategereje kuri papa na mama nitubigisha gusenga bazakura bafite indangagaciro nziza cyane uburyo nahura n'ikibazo ashobora kuntu ajya handoringa ndibaza biza guhura nabyo udafite imana utaramenye imana byari kukubera ikibazo kuko n'abandi bose bibamerera ariko iyo ufite imana ukuramo inyigisho nziza cyane rero turabashimiye Imana ibaho umugisha cyane abadukurikiye hirya no hino niba utarakora kantu gakore ntacyo bitwaye kugira ngo nawe ujye ubona ibiganiro bitakugoye Yesu abaho umugisha tugiye gusaba Daniel kuko afite anointing yabyo ngiye kumusaba asengere ingo kugira ngo umugabo n'umugore bahuze kurera abana twibanze ku bakoze divorce ariko twibagiwe n'abari kumwe ariko nabo badahuje nyaguhuza ariko tugiye kubasengera ubwenge barera abana kuko abana bejo turagenda tubabura urabona nkuko bivuga umwana udafite indangagaciro havuga se umwana utukana akiri muto namara kuba se umuyobozi ari bizagenda biti reka dusenye kugira ngo bano babyeyi bahuze barera abana kugira ngo abana ejo tube dufite generation nziza bivuga ngo data na mama bansigiye umurage oncle cyangwa se auntie bansigiye umurage ariko niki wasigira abana bawe hari abantu dufite ahantu duhurira dufite title ivuga ngo river mark siga ikimenyetso wisiga inkovu nk'ubu uyu mwana wawe umukabukiye utyo umusigiye inkovu ariko nk'uko wabareze ukabigisha wabasigiye ikimenyetso naho yajya mu mahanga Daniel azagenda afite ikimenyetso muri we avuga ati ariko data yambwiye atya rero bakundwa inshuti zacu mudukurikiye reka tugerageze gusiga ikimenyetso aho gusiga inkovu niba uri umugore siga ikimenyetso ku mugabo wawe cyangwa ku bana bawe niba uri umugabo gerageza gusiga ikimenyetso ku mugore wawe yewe na cya gihe uzaba udahari kuko reka gupfa bijya bibaho n'ibinaba uzaba asigaye azavuga ati hari ikimenyetso mfite cy'uwo twashakanye hari ikimenyetso mfite cy'abana banjye hari ikimenyetso umwana avuga ati mfite ikimenyetso cy'ababyeyi banjye bansigiye rero mureke twiga gusiga ikimenyetso kugira ngo dusige inkovu ku bantu batuzengurutse ari inshuti zacu ari abavandimwe dusige ibimenyetso byiza Imana ibaho umugisha reka dusaba umukozi w'Imana dusengere turagushimira Mana kuko ari wowe waremye isi n'ijuru n'ibirimo ugategurira umuntu umugambi mwiza wo kuzabaho mu buzima bwiza urakoze mwami ariko Satani kuko adakunda ibyiza ari umwanzi w'amahoro ni wese bayazana w'ibi byose kuko niwe cyaha gikomeye uyu mwanya twavugaga ingo ariko ingo dusengeye umuryango kuva ku bana b'isi b'igihugu yego ibitsina byombi abakobwa n'abahungu yego kugira ngo mwami
mu bitekerezo byabo ubarinde gatanya, ubarinde amakimbirane yo mu ngo. Amen. Uyu munsi hariho ibicantege byinshi bivuga ngo gushaka ntibikunda, ngo nakwigumira gutya. Oya, birashoboka cyane. Hari ingo nziza nyinshi tutabarura zubatse neza. Hari abakobwa benshi beza b'umutima, hari abahungu benshi beza b'umutima b'imico myiza. Ahubwo reka uha ubwenge abantu bawe bo kumenya ukwiriye mugenzi we. Ibi bizava mu gutegura, ibi bizava mu mico, ibi bizava mu burere ndetse no gusenga kubaza Imana yabo by'ukuri. Kandi ahangaha dusengeye urubyiruko turimo kubyara abangavu n'ingimbi kugira ngo barinde muri ibi bihe bikomeye, barinde ibyaha by'ubusambanyi bikomeye cyane mu by'uburyo bwose, kandi urinde umuryango amakimbirane ayo ari yo yose. Dusengeye abantu mwirambagiza, niho bipfira, niho bikirira. Abakobwa n'abahungu bari mu kugeragezanya kurambagizanya, ubahe guhishurirwa, bamenya guhitamo neza. Ubarinde bahanuzi b'ibinyoma, kandi ubarinde amarangamutima yabo asumba ubwenge, kuko ubwenge nibwo buyobora ibintu byose. Umwuka wera akadufasha. Dusengeye ingo ziri kumwe ariko zitubeshya, zibeshya idini, zibeshya igihugu, zibeshya idarapo, zibeshya abantu ko zibanye ariko baratandukanye. Aba bantu nabo wongera ubahe imbaraga zo gushobora no gushoboka kugira ngo basabane imbabazi aho bakiriye, babe umuryango muzima. Dusengeye n'abandi bantu bakiri aho ariko bafite ingo zitameze neza, bafite ibyo batumvikanaho. Aba bantu babaha ubwenge bagahuza ndetse bakumvikana, bagakomeza bakubaka umuryango. Dusengeye n'ingo zatandukanye, iziri gutandukana, hari iziri gutandukana biri ngombwa kuko nta kundi wabigira, ariko iziri gutandukana bitari ngombwa, uwo ni Satani akwiriye kuneshwa. Abantu bagafata ukomeye muri bari we Kristo akimika ingo zabo. Urakoze cyane, komeza wubaka ingo z'ubuzima. Twifuza urugo ruzima, kurugo umuryango n'itorero, umuryango n'igihugu, umuryango n'ubuzima. Umuryango udahari n'isi n'itorero ntago byabaho. Urakoze, dushimiye iki kiganiro aho kizagera hose mu myaka tutazi kizubaka imitima y'abantu. Urakoze, kumvishe gusenga no kwinginga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane Daniel. Imana ibahe umugisha. Amen.